Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kurebera hamwe muri iki gihembwe. Ingingo cyangwa se insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru iravuga ngo yarafashwe acirwa urubanza. Amagambo y'icyo kwibukwa turi kurebera hamwe muri iki cyumweru aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 14 umurongo wa 36. Aragira ati aba data byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Aha niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Mbere ko twiga ingingo y'uyu munsi, dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Tugushimye ko ubuntu bwawe bukomeje kutwigaragarizaho. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe mu ngingo tujye kwigiramo kuri uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikana niyo ngingo tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Nukuri mukundwa, nshuti mwene data, iyo turebe mu gitabo cya Ellen White cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ingingo ivuga iby'imbere ya Ana no mu rukiko rwa Kayafa, ndetse n'ingingo ibivuga ibya Yuda, paje ya 547 kugeza 567. Iyo turebye muri iki gitabo rero tuhabona amagambo akomeye cyane, mu gihe amagambo mabi yo kurahira yari akiri ku minwa ya Petero, kandi no kubika kw'inkoko kucyumvikana mu matwi ye. Umukiza yavanye amaso ku bacamanza bari buzuwe n'uburakari, maze ahanga amaso uwo mwigishwa wari ugeze ahakomeye. Petero nawe yahujije amaso n'umwami we, yarebye mu maso ha Yesu hatuje, amubonamo impuhwe n'agahinda, ariko nta burakari bwari mu maso he. Mu maso ya Yesu hagaragazaga umubabaro, ananiwe kandi afite impuhwe no kubabarira, maze ibyo bicumita mu mutima wa Petero bimeze nk'umwambi. Intekerezo ze zarakangutse, yatangiye kwibuka ibyahise, yibutse amagambo yavuze mu kanya kari gashize, yiteguye kujyana n'umwami we mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Yibutse uburyo yagize agahinda muri cya cyumba cyo hejuru, ubwo umwami we yamubwiye ko ari bumwihakane gatatu muri iryo joro. Petero ako kanya yaramaze kuvuga ko atazi Yesu, nyamara yatewe agahinda kenshi no kubona ko Yesu we yari amuzi bihagije, ndetse ko yasomaga no mu mutima we. Umutima wari uhishe ibibi nawe ubwe atarazi. Nshuti mukundwa, Kristo asoma mu mitima yacu. Ibintu byinshi biri mu mitima yacu tutabasha natwe gusobanukirwa ubwacu, Kristo arabibona. Petero yatewe agahinda kenshi igihe yahuzaga na Kristo amaso, maze akabona impuhwe nyinshi mu maso ya Kristo, kandi mu by'ukuri akamurebamo ubwiza, nubwo yari arimo kumwihakana muri uwo mwanya. Nukuri Petero yagize agahinda kenshi kubona yaramaje guhemukira umukiza we, bene ako kageni amwihakana, maze bimutera agahinda.
ntabwo Petero nawe ubwe yarasobanukiwe n'ibyo bintu byari biri mu mutima we, cyane ko atari yisobanukiwe kuruta uko Kristo yaramusobanukiwe. Natwe muri aka kanya turusheho kwegera Kristo, turusheho kwimenya ibibi byacu, tubashe gusobanukirwa n'ibiturimo byose. Ibyo byose tuzabimenya ariko natwe turushaho kwegera Kristo kandi tukumvira n'amagambo ye. Ndakwinginze muri aka kanya kugira ngo urusheho gusobanukirwa n'uwo uri we, nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turongeye turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ku bw'aka kanya tumaze kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri aka kanya nanone. Turakwinginze kugira ngo none uduhe umwete wo kugira ngo tuzatangire iki cyumweru twigana none ijambo ryawe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.